urizigamira. Hari abatekereza ko kwizigamira ari iby'abifite cyane. Icyo twese twibaza ni amafaranga Mukeshimana Angelique ahembwa na Daso mu murenge wa Nyakabanda buri kwezi, kuko wizigamira mu kigega Rnit Iterambere Fund. Jewe umushahara wanjye ntago uhambaye cyane, mpembwa umushahara w'50,000. Umushahara wanjye rero hari n'ibindi ku ruhande umuntu abasabwa, ariko ukavuga uti na bya bibiri mbikureho mbishyire mu Rnit cyangwa wizigamira n'andi, ariko nge niyo nahisemo. Ukavuga uti wenda nayo nyashyireyo nse nk'uyibagirwa, kuko ku mwaka nzagira icyo ndonkaho. Kandi ikiza cyawe nyine nakubwiye, uyakeneye uragenda bakumva ikibazo cyawe bakayaguhereza nta kibazo, hanyuma mugasigara mubarira kuyasigayemo. Mu nama iherutse guhuza abagize akanama gahagarariye abizigamiye mu kigega Iterambere Fund cyangwa Board of Trustees bateranye hifashishijwe ikoranabuhanga, bavuze ko mu mezi 6 ashize ubwizigame bwiyongereye mu kigega, ndetse ko n'urwunguko rukomeje kuzamuka ku gipimo kiri hejuru ya 10% buri mwaka, bitewe n'inyungu iva mu ishoramari icyo kigega gikora mu mpapuro mvunjwafaranga za leta, nk'uko Gatera Jonathan uyobora ikigega bisobanura. Ubu ngubu mu by'ukuri dufite ibyiciro bibiri navuga by'ingenzi. Hari abakorera umushahara, abo bumvikanye n'abakoresha babo buri uko bagiye kubishyura umushahara bakagira bafataho bakayohereza kuri konti zacu muri banki zitandukanye. Muri banki zose dufite iyo konti. Icyo ni icyiciro cy'abanyamushahara bizigamira buri kwezi. Hari n'abandi noneho babandi banyakabyizi, reka mbere ko mbita babona amafaranga ari uko bakoze. Harimo amatari, harimo abantu bacuruza bwa bucuruzi buciriritse. Abo ngabo nibo bakunze kubikora buri munsi cyangwa se nyuma y'icyumweru, cyangwa se akaba n'utegereza amezi 3. Abo nabo turabafite, ariko cyane cyane kiza ubu ngubu bakoresha mobile money, ukabona amafaranga kuko hari uburyo bikora. Noneho wayohereza ahita abona ubutumwa bumubwira ko yizigaye mu kigega Iterambere Fund. Iyo ari ubwa mbere duhita tumuhamagara. Thomas Nzabamwita nawe yizigamira mu kigega Rnit Iterambere Fund, yatubwiye ibanga ko amafaranga akoresha ari ayasigaye nyuma yo kwizigamira, ikintu ahurizaho na Angelique Mukaneza. Mu mafaranga nshobora kuba nahembwa buri kwezi habasha kuva Mariya y'ikigega y'ibigega byose, hagira n'andi sigarana abasha kumfasha. Nakoze ku buryo bankata njyewe ayanjye nyabona mu ntoki yabo, ayo ku Rnit yamaze kugerayo deja barayakata na automatique. Bitandukanye na bya bindi by'umushyitsi ukurisha imbuto mu bihe bya COVID-19, umugani abanyarwanda baciye ko ukena afite itungo rimugoboka wabaye impamo, kuko bamwe ngo basabye bumwe mu bwizigame bwabo kugira ngo bahangane n'ingaruka z'icyo cyorezo, kandi ngo bagobotswe mu minsi 4 gusa. Ikibazo cy'ingutu hari iminsi yabayeho, muri iriya minsi hari ibihe by'imvura, hari iminsi imvura yaguye urugo rwacu, mbese nyubako mbona yangiritse cyane, biba ngombwa ko hari icyo nabafashaho. Ndabwira nti ndibutsa hari mfite udufaranga mpita nkora online. Hari ukuntu twabikoze mu COVID, ntabwo twageragayo, twakoreshaga online. Ndaza ndagakora hano akadosiye ndakuzuza neza ndakohereza, nayo iminsi igeze barayasendinga, byaramfashije cyane. Rnit narayikunze bikomeye. Ahubwo bigera igihe urabona nk'igihe cyo muri COVID, urabizi ko abantu bose batakoraga, ndetse ko twe twarakoraga, ariko twabashije nabashije kwandika. Hari amafaranga nasabagayo, amafaranga barayama, nubwo batakoraga nabo bakoreraga mu rugo, ariko iyo bahaga message mwarandikiranaga kuri konti yawe ukabanagezeho. Imibare itangwa n'ubuyobozi bwa Rnit Iterambere Fund igaragaza ko kuva muri Mata kugeza Nyakanga muri uyu mwaka abantu bagera kuri 441 basanzwe bizigamira muri icyo kigega basabye kandi bahabwa amafaranga asaga miliyoni 262 z'amafaranga y'u Rwanda avanwa mu bwizigame bwabo kugira ngo abagoboke. Uzigame Emmanuel Masantura, Kigali.
arakoze mugenzi wanjye Ruziga, reka nanamwakira ko nk'uko bisanzwe ubundi ntabwo uyu munsi twatangiranye. Ruziga wiriwe? Wiriwe neza wababye. Birumvikana ko nk'uko bisanzwe ubukungu dusanzwe tubuzingira hamwe mu izingiro ry'ubukungu rero uyu munsi none turi kumwe kugira ngo dusesengure kuri ibi bijyanye n'umuco wo kwizigamira, ariko si no kwizigamira gusa. Kwizigamira bishobora gutanga n'inyungu, bivuga ngo ni ugushora imari mu bundi buryo. Urakoze cyane. Reka twakire n'umutumirwa wacu ni Dr Joseph Nzabonikuza, mukaba muri chairman w'akanama k'abizigamira muri Rnit Iterambere Fund. Mwiriwe? Mwiriwe neza. Tubaye ikaze muri studio za Murakoze cyane. None dukurikije inkuru umugenzi wacu amaze kutugezaho, ariko tunarebye n'impamvu iki kigega cyagiyeho, ko buri kintu cyose kigira impamvu kigiyeho. Ese musanga muhereye igihe cyagiriyeho n'uyu munsi mubona intego zigenda zigerwaho? Intego zirageraho kuko ikigega kijyaho umugambi ni ukufasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga n'abandi bose bashobora kukigana kwizigamira, ariko hagamijwe gushora imari. Imyaka kimaze ntabwo ari myinshi, gusa ikigaragara ni uko kuva aho cyagiriyeho umubare w'abantu bamaze kucyitabira uragenda wiyongera ku buryo ubu ngubu bakaba 30,000. Harimo ibyiciro bibiri bigaragara yuko byitabira kino kigega. Hari abantu ku giti cyabo, hari ibigo biba bifite amafaranga bishobora kuzigama, ariko noneho hari n'amakoperative cyangwa ibyo twakwita ibimina, ku buryo abo bantu bose ubashyize hamwe ubona yuko umubare ugenda wiyongera. Icyo ni icyambere. Cya kabiri, nk'uhagarariye abashoramari mbyite gutyo, nk'uko mwari mubivuze, hari akanama gahagararira inyungu z'abashoramari kitwa Board of Trustees. Niko nkuriye rero. No kuvuga yuko buri cyiciro muri ibyo byose mvuze kiba gifite abagihagarariye muri ako kanama. Twishimira cyane umusaruro uva mu mari twashoye muri Iterambere Fund. Munakomeje kwishoramari, umuntu yakwibaza muhuza mute uku kwizigamira nuko gushora imari, ariko munabijyanisha no kureba ese iki kigega gitandukanye he n'ibindi bigega cyangwa se ibindi bigo bifasha abantu kwizigamira? Ibigo by'imari bifite uburyo bigenda byuzuzanya. Ni urwego rw'imari ni runini, twavuga yuko harimo urwego ruba rufite intego runaka. Kwizigamira bishobora kuba mu buryo bubiri. Hari ukwizigamira uvuga uti amafaranga ishyize ku ruhande ushobora kuzayakoresha mu gihe runaka ku giti cyanjye nkashyira muri konti ya banki, ariko hari n'ubundi buryo bwo kuzigama amafaranga agamije kuzashyirwa mu bikorwa by'iterambere bizaguteza imbere, bigateza n'imbere igihugu, ukabibonamo inyungu mu gihe kirekire. Mu Rwanda rero ngubu hari uburyo bushya, nakwita ko ari bushya, bujyanye no kuzigama mu buryo bukomatanyije, cyangwa icyo bita mu ndimi z'amahanga collective investment schemes. Ni buracyari bushya. Iri Terambere Fund rero naryo iki kigega kiri muri uwo umurongo wo guhuriza hamwe abantu batandukanye bafite amafaranga menshi makeya, abantu bashobora kubona ubushobozi butandukanye, bagashyira hamwe ubwo bushobozi bwabo bagaha umushoramari w'umwuga. Umushoramari w'umwuga rero ni Rnit, kiriya kigega gishinzwe nyine gucunga ibigega nk'ibi ngibi. Ni ikigega gicunga ibindi, tubyite gutyo. Ni ikigo nakureka tujye ko ari ikigo Rnit gicunga ibigega by'abantu bashobora gushyira hamwe amafaranga, noneho kubera ko ari umucungamari w'umwuga akamenya ahantu ajya kuyashyira akungukira baba shoramari. Turahuza kuzigama kuko amafaranga ndayatanga ariko nayazigamye, nakuye ku mushahara wanjye, nakuye ahandi hantu ushobora kubona inyungu, nkagira igice nkoresha, nkagira icyo nigomwa kugira ngo nzayahe wa mucungamari, ayahuze hamwe n'ayabandi bose, noneho ayishyire ahantu azunguka, ayo mafaranga azunguka akatwungukira twese. Inyungu ya mbere irimo rero nuko ari umuto ari umukuru, twese tubona inyungu ingana. Ni ukuvuga ushobora kuba afite nk'amafaranga make, wenda 50,000, 100,000, miliyoni imwe, nkajya muri banki nkajya gusaba yuko banyungukira ku mwaka. Ntabwo iyo nyungu uzabona izaba ingana nuko
nakwishyira hamwe n'abandi bantu n'ibindi bigo bagera kuri 30 cyangwa 40 cyangwa nk'ubu ngubu ibihumbi 40 ingahe bakayajyana ku isoko ry'imigabane, bakaba bayajyana mu mpapuro mpeshamwenda za leta, aho inyungu iri hejuru kurusha ngiye kuyashyira muri banki. Ni ukuvuga ikintu, ni ukuvuga yuko ni uguhitamo gushyira amafaranga yawe ahantu ashobora kunguka menshi ariko by'igihe kirekire, cyangwa makeya ariko by'igihe gitoya. Abashoramari rero bari mu iterambere fund nabahisemo kugira icyo bigomwa mu mafaranga binjiza mu buzima bwabo bw'akazi ka buri munsi, bakaha uwo mushoramari w'umwuga akajya twungukira igihe kirekire. Murakoze cyane Masantura, ngira ngo umutumirwa wacu yakomeje kubigaruka ati kwizigamira ni izingiro ry'ubukungu, ari nacyo kiganiro turimo. Najya ngo utubwire noneho mu buryo bw'imibare, ese abizigamira muri iki kigega bagenda bazamuka gute? Turashingira ku mibare yatanzwe n'ubundi na Rnit Iterambere Fund nyuma yuko ejo hanabaye inama ya Board of Trustees cyangwa akanama gashinzwe kuvuganira abakora ibijyanye no kwizigamira muri kiriya kigega. Ubwo turabirebera rero kuri guhera mu mwaka wa 2017 kugeza mu mezi atandatu ya 2020 nk'uko byavuye mu mibare yabo, aho turi busimbuke umubare umwe dushingiye ku kuba wawe umubajije n'ubundi, ariko turibuze kongera kubigarukaho bijyanye n'agaciro k'ifaranga uburyo kitabwaho, ariko ku bijyanye no kwizigamira mu mafaranga y'amanyarwanda turareba amezi atandatu ya mbere y'uyu mwaka wa 2020 turasanga amafaranga yazamutse muri amezi atandatu gusa kugeza kuri miliyari 14 n'ibice 14 n'ibice 40. Hanyuma uyu mu mwaka wa 2017 dushingiye noneho ku bijyanye n'abantu ku giti cyabo bizigamira bari 1796 barazamuka mu mwaka wa 2018 bagera ku 2957. Ubwo ni ikibazo mu kijyanye no kwiyongera cyangwa ubwitabire. Mu mwaka wa 2019 bazamutse bagera ku 4368, mu gihe mu mezi atandatu turimo kureba ya 2020 ari 5003. Ubwo ni abantu ku giti cyabo individual cyangwa retail. Hanyuma abanyuze mu bimina rero turimo turabona ko turabara umubare urabona ni 394 abantu banyuze mu bimina bitandukanye. Ndatekereza ko atari ibimina, atari umubare w'ibimina, ahubwo ari umubare w'abantu. Hanyuma ibi bimina abantu bariyongereye bagera ku 23,795. Ni umubare wihuse gusa mu gihe cy'umwaka umwe, bigaragara ko imyumvire yari izamutse. Ndetse mu mwaka wakurikiyeho 2019 barazamuka bagera ku 24,239. Uyu mwaka rero mu mezi atandatu ya mbere imibare birimo kugaragaza yuko bazamutse bakajya ku 24,267. Hanyuma ibigo by'imari rero byashoye imari muri iki kigega Rnit Iterambere Fund byari ibigo 8 mu mwaka wa 2017. Ubwo ni ukuvuga ngo mu mwaka wakurikiyeho byarazamutse bigera ku bigo 9 kugeza uyu munsi. Mu mibare bize kugaragaraho mu myaka yakurikiyeho nanone biracyari ibigo 9 bishora imari muri iki kigega Rnit Iterambere Fund. Ubwo ni ukuvuga ngo aya mafaranga n'undi akajyamo ariko akongera akajya gushorwa mu bikorwa bitandukanye birimo kugura cyane cyane impapuro mvunjwafaranga za leta nk'uko ari buze kubigarukaho nzigira mu buryo bwimbitse. Hanyuma urwunguko rero ku mwaka rwagiye ruzamuka. Iyi ni ingingo ijyanye umuntu wari wese wifuza gushora amafaranga bashaka kumva numva ngo ndashyiramo amafaranga nunguke bingana gute. Mu mwaka wa 2017 batangira gushyiramo amafaranga hariya bungukaga 9,77. Ubwo ni ukuvuga ngo turimo turafata kwijanisha ry'amafaranga washyizemo. Niba washyizemo amafaranga 100, uratekereza ko ugomba kubonamo 9,77 kwijana by'ayo mafaranga kwijanisha. Hanyuma mu mwaka wa 2019 urwunguko rwarazamutse. Ndavuga urwunguko ku mwaka rwari ni 10,72 kwijana. Mu mwaka wa 2019 byari 10,71. Hagabanutseho gatoya ku rwunguko biterwa nanone naho barimo gushora imari n'inyungu bagenda babonaho. Hanyuma mu mwaka wa 2020 muri aya mezi atandatu biragaragara ko ari 10,76
ku mafaranga aba yashowe. Ngira ngo twaba tugarukiye aho ngaho ku ishusho rusange ishingiye ku byavuye mu nama uri buze kugaruka hari buze kugusobanura mu buryo bwimbitse cyane cyane kijyanye n'agaciro k'ifaranga niba kitabwaho. Wenda mbere yo kumubaza ibijyanye n'agaciro k'ifaranga mwatubwira biragaragara dukurikije imibare ko abantu bagenda biyongera n'amafaranga agenda yiyongera. Wenda turebye nko muri uyu mwaka mu mezi ya mbere biragaragara ko imibare yazamutse kandi nyamara tuzi yuko hari n'abantu bagiye bahura n'ibibazo by'ubukungu. Umuntu yakwibaza icyizere kiva hehe cyo gutuma abantu bagenda biyongera gukurura abo bizigamira bituruka he? Murakoze. Icyizere gituruka ahantu hatandukanye. Icya mbere ni uko gushora imari bwabyo byoroshye muri kiriya kigega. Ni ukuvuga iki nk'uko umuyobozi wa Rnit yabivuze, bisaba kujya muri banki ukorana nayo, bisaba kuba ufite mobile telefone ukoresha mobile money, bisaba yuko ujya aho ikigega gikorera, bisaba yuko ubwira umukoresha wawe niba ukorera umushahara yuko yazajya ayohereza buri kwezi ahagomba kuyohereza. Ikintu kindi bisaba nuko ushobora guha banki yawe uburenganzira bwo kuzajya igira amafaranga yohereza ku kigega. Numva ko uburyo bwo gushora imari ubwabyo buroroshye cyane. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko ruriya rwego cyangwa kiriya kigo gicunga kiriya kigega kirizewe. Ni ikigo cya leta cyashyizweho na leta, ni ikigo kigenzurwa ku buryo bwimbitse n'abashinzwe kugenzura urwego rw'imari nka banki nkuru, Minecofin n'abandi bose bashobora kugeraho ijisho. Ariko noneho n'abashoramari, ka kanama gashinzwe kureberera abandi bashoramari ndimo tubahozaho ijisho. Uvuga ko imikorere yabo imikoranire yabo n'izindi nzego, uburyo bacunga kinyamwuga ni bihora bigenzurwa. Icyo ni ikintu gikomeye cyane kuko burya iyo ugiye gushora imari ahantu utizeye uragira. Wenda ikindi nifuzaga kubabaza, ngira ngo umugenzi wongera nabikomoje ku gaciro k'ifaranga. Ese mu gihe wenda kigeze ko umunyamuryango asubizwa amafaranga cyangwa se ahabwa inyungu, agaciro ifaranga ribe ririho kitabwaho cyane, kitabwaho kuko ubu ngubu ngira ngo buri munsi kiriya kigo gicunga ikigega Iterambere Fund gitangaza aho agaciro k'umugabane kageze buri munsi, kubera yuko amafaranga ashorwa mu bicuruzwa ahanini n'ibira bicuruzwa by'impapuro mpeshamwenda bihabwa agaciro ku buryo buhoraho, n'ahandi hantu hose bashobora gushora amafaranga. Numva ko buri munsi bashobora kugaragaza agaciro k'ifaranga. Aha rero nabagaragariza yuko nk'amafaranga 100 yashowe ikigega gitangira hashize imyaka 3, ubu ngubu agaciro k'ayo mafaranga 100 kageze ku 146. Harimo inyungu rero. Ni ukuvuga ko ziriya nyungu zose bari barimo kutwereka uko zagiye zizamuka, ni nako zizamura n'agaciro k'amafaranga yashowe mu kigega. Nk'uko munabikomojeho, akenshi aya mafaranga ashorwa ku isoko ry'imari n'imigabane binyuze mu mpapuro mpeshwamwenda za leta. Ngira ngo masantura tugaragariza bihagaze gute? Iyi kuri birimo iragaragaza uburyo amafaranga agenda azamuka. Kugabanuka kwa hangaha biragaragara ko turimo turabara amezi 6 y'umwaka wa 2020 bivuga ngo ntituramenya ibizavamo, nubwo nanone n'imbogamizi zabayemo kubera icyorezo nazo zishobora gutekerezwaho. Ariko urumva ko hazamutse kuva kuri miliyoni 150 hakagera ku mafaranga agera kuri miliyari 1 na miliyoni 700 zose. Ubwo ni mu mwaka wa 2019, mu mwaka wa 2018 ugiye kuri 2019, kubera ko hasaga naho harimo icyizere ko ya mafaranga ya mbere asa naho harimo gutanga inyungu. Mu bijyanye no gusubiza amafaranga, hariho umubare ugenda ugaragara w'amafaranga bagiye basabwa kandi bakagenda bayasubiza, ndetse n'ikimenyimenyi turebye muri aya mezi 6 uko bagiye bayatanga aya mafaranga, biragaragara yuko mu kwezi kwa mbere hari amafaranga agera kuri miliyoni 79 zatswe n'abashoramo imari barayabona. Mu kwezi kwa kabiri hari amafaranga agera kuri miliyoni 45 yatswe n'abizigamira hariya kandi barayabona, bakavuga yuko bayabona mu gihe cy'iminsi 4 mu buryo busanzwe mbere yuko watse kuva umunsi watseho kugeza aho uyaboneye.
hakaba amafaranga agera kuri miliyoni 33 yatswe mu kwezi kwa gatatu, mu kwezi kwa kane hatswe miliyoni zigera kuri 17, mu kwezi kwa gatanu hatswe amafaranga agera kuri miliyoni 46, mu kwezi kwa gatandatu hakwa miliyoni 112, ndetse mu kwezi kwa karindwi hatswe miliyoni zigera kuri 86 n'ibihumbi 600 yose. Bivuga ngo uko watse bamwe baba bafite amafaranga hari, ariko hari igihe batekereza gushaka ko babagoboka mu bihe bitandukanye, bakifuza ko babaye basubiza kandi baraye basubiza. Urakoze cyane Masantura, ngira ngo rubaye inkuna bikomozaho gusubizwa amafaranga, ngira ngo wenda turimo no kugana ku musozo. Musanga ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo abantu barusheho kwitabira cyane, ariko wenda banigomwe arenzeho bizigamire menshi? Navuga mwegeza kubikomoza muti niba wabonye amafaranga 100 igomwe 30, wenda uyu munsi hari uwigomwa 15, niki gisabwa kugira ngo yigomwe yayandi 30? Ariko none na wa wundi ugishidikanya, musanga ari iki gikwiye gukorwa kugira ngo ateri intambwe agane iki kigega ashobore kwizigamira? Yego, murakoze. Umushoramari wese iyo agiye gushora imari ye areba inyungu, birumvikana. Nkuko bimaze kugaragara, inyungu iri hejuru. Ndagira ngo wenda tujye tunareba uburyo ubukungu bw'igihugu bugenda buhinduka n'imibereho y'abantu. Kera mu bihe byashize umuntu yashoboraga kuvuga ati mfite andi mahirwe yo kuba nagira ikintu kinini nunguka, wenda fatikanya akazi no kugira ka boutique, kugira itungo, kugira ikindi kintu nakora kinyunganira. Ubu ngubu iyo utabyigiriyemo birahomba, ibyo ntago ari ibanga. Kandi ugasanga noneho nta handi hantu hakorohera kugira ngo uzigame ibyo wazigamye, amafaranga wazigamye akungukire, atari kuyashyira mu bigo by'imari. Ibigo by'imari rero bitanga inyungu zitandukanye. Ikigega Iterambere Fund gifite inyungu iri hejuru ku bantu bafite ubushobozi butoya n'ubuciriritse. Nyuma y'imyaka 3 ayo washyizemo ushobora kuyasubizwa nta kindi kiguzi, ahubwo ukabona za nyungu zawe. Icyo bivuze ni iki? No kuvuga yuko niba ufite uri nk'umukozi wa leta cyangwa umukozi w'ahandi hose, cyangwa ufite andi mafaranga mwinjiza ku kwezi, ukaba ufite nk'umushinga w'imyaka 5 iri imbere, ukavuga uti wenda nzubaka inzu, amafaranga yanjye mfite ahandi hantu nzayakoresha wenda mu mishinga yindi urimo guteganya, wayashyira hariya, nyuma y'imyaka 5 azaba yarakungukiye kurusha ahandi hose wayashyira. Murakoze cyane, ngira ngo tugeze no ku musozo w'ikiganiro cyacu. Dr. Joseph Nzabonikuza, mwakoze cyane kwitabira ubutumire. Nshimire na mugenzi wanjye Uzigame Emmanuel Masantura, nawe tanshimiye ugenzi utisonye ngomba kunshimira. Nanjye reka nshimira abadukurikiye ku izingiro ry'ubukungu rihoraho kuwa 2 no kuwa 5, kandi aha ni ushobora gukura amakuru yizewe kandi agufasha no kumenya n'ibijyanye no kwizigamira no gushora imari. Yego, kwizigamira rero nkuko byakomeje kugarukwaho ni izingiro ry'ubukungu. Mugire ibihe byiza, mbashimira cyane kuba mwadukurikiye.